ese wari uzi ko hari ahantu hato cyane ku isi hashobora gutuma peteroli ibura ku isi yose? aho hantu hitwa Strait of Hormuz. uyu munsi hari ikibazo gikomeye hagati ya Iran na Amerika, kandi bishobora kugira ingaruka kuri buri wese, harimo nawe byakugiraho ingaruka. nibyo wabyumvishe neza, nawe byakugiraho ingaruka bitewe n'ikibazo kiri hagati ya Iran na Amerika, aho waba uherereye hose ku isi yose. Strait of Hormuz ni inzira yo mu nyanja iri hagati ya Iran n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, ibihugu za Pakistan n'ibindi nk'ibyo ngibyo. ariko ikintu gikomeye cyane, hanyuma 20% bya peteroli ikoreshwa ku isi yose. nibyo wabyumvishe neza, uyu muhora wa Hormuz ni 20% bya peteroli ikoreshwa ku isi yose. bivuze ko niba hafunze, isi yose ihura n'ikibazo. none se ikibazo cyatangiye gute? nibyo tugiye kurebera hamwe. iki kibazo cyatangiye gute? dore uko ikibazo cyatangiye. Iran yashyize mu nyanja ibintu bita mine murazizi, ibisasu bishwa mu mazi ntibigaragara, bishobora guturitsa shipu nini cyane, cyangwa se bishobora guturitsa ubwato bunini cyane. ibi byateye ubwoba amato atwara peteroli yatangiye guhagarara. nuko amato atwara peteroli yatangiye guhagarara bitewe n'ubwoba bw'izo mine ziri muri muhora wa Hormuz. ibiciro bya esanse bitangira kuzamuka. nibyo wabyumvishe neza, ikimara gushyira mine muri aya mazi, ibiciro bya esanse byatangiye kuzamuka. Amerika ntiyabyemeye, yohereje amato y'intambara muri Hormuz. n'ejo rwose ntihashize igihe gito cyane yohereje amato y'intambara muri Hormuz. intego yabo yari gukuramo ayo mabuye y'ibisasu, cyangwa se gutegurira ibyo bisasu, gufunga inzira y'amato. nuko Amerika ishaka guhagarika ibyo bisasu, ariko ikibazo ni iki. Iran yavuze ko ishobora gutera ayo mato ya Amerika, yavuze ko ishobora gutera ayo mato ya Amerika rwose. nuko ayo mato ya Amerika akigera muri Hormuz, Iran yavuze ko ishobora kuyagabaho ibitero. ubu ibintu bimeze gutya rero, nta ntambara iratangira ku mugaragaro, ariko impande zombi ziriteguye. ni nk'intambara itaravugwa. ibi biteye ubwoba cyane. ku munsi w'ejo Iran ijya kuramuka irasha ubwato bumwe bwa Amerika, byashoboraga gutuma haba intambara ikomeye cyane. wibaza uti ibi bitugiraho ingaruka gute nk'abantu turi nko mu Rwanda? iyo peteroli izamutse, esanse nayo irazamuka. nibyo, iyo peteroli izamutse, esanse nayo irazamuka, ibiciro by'ibiribwa birazamuka, ubuzima burahenda. ejo hazaza hashobora kugenda gute mu gihe intambara yakomeza? byagenda neza, ibintu bigatuza, bikomeza nabi, ibiciro bikazamuka, cyangwa intambara igatangira. isi yose iri gukurikirana ibi bintu n'ubwoba bwinshi. niba ushaka kumenya amakuru nk'aya mbere y'abandi, kanda subscribe, ukande like, kugira ngo tube kugenda tukugezaho amakuru nk'aya ngaya. izo zari update twabagezagaho zivuga ko Amerika ejo yagerageje kohereza ubwato mu muhora wa Hormuz, ariko biranga. Iran basubiza inyuma. nibyo, ntabwo yabarashe, ahubwo yabateye ubwoba, bituma nabo ubwabo basubira inyuma. ciao.